etera karakara Yesu ashimwe abantu bakagira gute bakamwiha Yesu ashimwe Yesu rero arabwiriza abantu barakira abarwayi barakira ariko barangije bati nabambwe nagire gute nabambwe Yesu ashimwe reka mabwira ikintu kimwe nuba urimo urasenga ujye usengera ibintu bitatu ujye usenga ubwira Imana ngo Mana umishuti nziza inshuti zankunda nkize inshuti zankunda nkennye inshuti zankunda ndi mu buzima bwiza no mu buzima bubi tukagira gute tugakomezanya Yesu ashimwe tugira inshuti yo tugeze mu bibazo abantu batuvaho ariko reka amabwiriza uko umuntu usenga nubwo wabona ageze ku kanyuma ageze kuri finale ujye uceceka utuze igihe kizagera dosiye yiwe igire gute yuburwe ubuzima bubi ndimo uyu munsi ejo nabuvamo agahinda afite uyu munsi karangira Yesu ashimwe nanjye nkinjira mu gihe cy'ugise gute cy'umunezero kandi mbibutse yuko iyi si ni ishuri Yesu ashimwe uyu munsi ndi ku rutaro cyangwa se ndi ku ikarayi ndimo ndakarangwa ariko nawe ejo wasimbura nawe yakarayi naringize gute narindiho nawe ukagira gute ukayijyaho Yesu ashimwe amen ugenda kuri iyi si ugenda gace gace witonze kubera yuko iyi si iyi si guhereza ibere iyo utose vuba mu kandi kanya gato igira gute iragucutsa uracuka Yesu ashimwe nujya wonka vuba kuko mu kanya wacuka ibere rikajya hundi jya wonka vuba jya ukurura vuba Yesu ashimwe iyi si turimo ni ishuri buri muntu wese yigiraho Yesu ashimwe nubwo tuyigiraho amasomo atandukanye ariko buri muntu wese aba ari mu ishuri aba ari mu yiga Yesu ashimwe amen ukiri ufite ama etaje nawe yabuze urubyaro arimo arasenga Imana abwira Imana ngo wazampaye urubyaro mu gihe yewe nako kanya kubyara ni deregite warimo arasenga afite amafaranga byaranze arimo arabwira Imana ati Imana ko ufite amafaranga ubutunzi nkamufite wampaye urubyaro buri muntu wese yisi arimo ariga na ba Bill Gates nabo ngo babakire bafite ishuri ryabo barara n'umuntu bahagaze avuga ati badutsinda ku mafaranga Yesu ashimwe uraryama ugasinzira Imana ihimbaza ukabona ibitotsi wabona icyo kiro cy'umucero ukakirya kandi ukakirya unezerewe haleluya ishimire rero ubuzima ubayemo nubona umuntu mufatanye ndashaka kwinjira mu bihe byiza byo gusenga Yuda Imana imaze gutoranya intu cyangwa se Yesu amaze gutoranya intumwa yashizemo na Yuda ushobora kwibaza ngo ntago yarabizi ko Yuda azamugambanira yarabizi yaragize gute yarabizi Yesu ashimwe uyu munsi hasigaye inzira imwe yonyine kugira ngo uyinyuremo kandi ubizi neza ko harimo amahwa ariyo nzira yonyine igize gute isigaye wabigenza ute wayinyuramo ukihanganira ayo mahwa kujombera muri iyo nzira ariko ukanga ukagera gute ukayinyuramo Yesu nawe yarabizi neza ko Yuda nubwo aje muri bo ari uzagira gute uzabagambanira arabyakira akorana nawe abizi amuha kubakoramo nabo urabizi ko nubundi nubwo ari ufite amafaranga nubundi ari yazakoresha bagambanira Yesu ashimwe abana nabo Yesu abizi abihisha intumwa arabibahisha abahisha yuko nubwo yashyizemo Yuda ari uzabagambanira Yesu agira gute arabibahisha Yesu agira ibanga amen Yesu agira iki iyo aza kuza kubivuga yuko Yuda ari uzabagambanira Yesu ashimwe Petero yari kujya bagenda icyuma kiri hehe kwizoze cyangwa kugakana Yesu ashimwe ariko Yesu arabibahisha kugira ngo umugambi w'Imana usohore kuri twebwe no kuri we Yesu ashimwe byagezeho Yesu aravuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ugize gute uranze aravuga ngo ariko uko nibiba uko shaka ahubwo uko we wabigambiye bari kugira gute ubushake bw'Imana busohore kuri wowe ubushake bw'Imana busohore kuri wowe
narivuze ngo ubushake bw'Imana busohore kuri wowe. Haleluya. Urashaka amafaranga, urashaka kadasitere, urashaka kujya muri Amerika, ariko Imana ishobora kureba ikabona ntabwo ari cyo cyihutirwa. Imana ikora icyihutirwa ku buzima bwawe. Amen. Kugira n'ikibona cy'ingenzi kigufitiye umumaro. Yesu ashimwe. Amen. Twebwe twifuza nk'abantu, kandi koko nta muntu wifuza kubaho nabi. Ntawe. Nta muntu n'umwe wifuza kubaho nabi. N'umukecuru usigaje umaze ugize nk'imyaka nka 90 agenda yububa, umubwiye ngo mukecuru nguhereze etaje, yavuga ati nta kibazo, yime kuri esikare nzagenda nububa, ariko etaje gira gute yime Nyimanukeho. nashaka ajye manuka agenda nububa, ariko etaje gira gute yime. Yesu ashimwe. Nta muntu n'umwe wanga kubaho neza, nta muntu n'umwe wanga ubuzima bwiza. Ubu hano harimo abantu ushobora guhitisha bakabwira ati ariko ubwo etaje nkaguha amafaranga yose wifuza ntubone ubugingo, wawe urahitamo iki? Harimo abantu benshi batahita bati duhereza amafaranga ubwo by'ubugingo uzagire gute, uzabyihorera. Barimo hano, barimo gwiki ugiye kubwira uduhereza amafaranga.